Halo, muraho neza nshuti zanjye. Nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose. Mugubwe neza mbibutsa ko mbakunda kandi rwose mbahaye ikaze nkuko bisanzwe kuri Mama Zulu official mu kiganiro cyacu duhugurane mu tuntu n'utundi. Uyu munsi rero turahuguranira mu ijambo ry'Imana aho dusoma Yohana igice cya 14 umurongo wa mbere. Mwigire hino twumva ijambo ry'Imana hanyuma turihuguranemo ubuzima bukomeze. Nkuko rero narabwiye ngo sinzajya mbabwiriza nk'aba bishop, nk'aba reverend ndetse nk'aba pastor, oya ngiwe nzajya mbahugura nka Mama Zulu mu mpano Imana yampaye, nawe uze dufatanye mu guhugurana tugira ibyo twigisha abantu bahinduke nanjye mpinduke kubw'iki gitekerezo natekereje kugira ngo tujye duhugurana. Wowe rero mushyashya uje uyu munsi kora subscribe kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu uko tujye tubishyiraho. Nanone ngushimire wewe wemeye kubana nanjye ukaza mu muryango wa Mama Zulu official. Ndagukunda cyane, ndakuzirikana, ngutegurira ibyiza. Nabwiye ko tuzajya dukoresha ijambo ry'Imana ubundi tugakoresha amagambo yacu Imana yaduhaye, tugahugurana tukarushaho kubana neza amahoro ndetse tukarushaho kugubwa neza muri iyi si dutuyemo. Ntabatindiye rero dusome ijambo ry'Imana riboneka muri Yohana igice cya mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Dusome umurongo wa mbere uravuga ngo ntimuhagarike imitima, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo, kandi aho njya inzira murayizi. Amen. Haleluya. Wowe unteze amatwi muri aka kanya ukurikiye ino jambo ry'Imana, tubwiwe neza yuko mu ijuru hari amazu twateguriwe. Yesu yaravuze ati ndagiye, ariko mwumve ko ngiye kubategurira aho muzaba, kandi aho nzaba niho namwe muzaba. Uyu munsi ndaganira n'umuntu wizera Imana ndetse n'utarakira Yesu nk'umukiza n'umucunguzi, abashe kumvira ijambo, namara kuryumva rimuhindure agere ikirenge mu cya Yesu kugira ngo tuzabane muri aya mazu Imana yaduteguriye. Ngo hari amazu meza kandi menshi. Nagira ngo nkubwire wowe utuye muri iyi si, nanjye nibwira ngo iyi si si iwacu, aho tujya murahumvise, dufite ubwami bw'Imana duharanira twese. Hahandi ijambo ritubwira ngo nidukiranuka tukagira gute, tukabana n'abantu amahoro, tukareka ibintu byose bishobora kutubuza ijuru, tuzaragwa ubwami bwa data. Rero wowe unyumva uyu munsi aka kanya kubunteza amatwi, tugerageze duhugurane ku buryo twese tuzabana amahoro, kuko imbabazi z'Imana ziracyahari, natwe nibura muri iryo juru tuzabonemo inzu yacu. Haleluya. Tumaze kubwirwa neza yuko ahangaha mu isi tuhari nkaho tucumbitse, tumaze kubimenya rero ni byiza ko tubana n'abantu bose amahoro, kuko niba tubwirwa ko mu isi atari iwacu, kubera iki tugomba kugira gute kwirata no kwiyemera kumva yuko kanaka mu kitabashwa, undaba mu mutamenwa, undaba hehe? Aha mu isi si iwacu. Hari umuntu yigeze kumbwira ijambo ryiza cyane, arambwira ati Mama Zulu, ati reka nkubwire akantu, abantu bajye bakandagira isi batayibabaza, kuko mu isi nta mbabazi hagira, buryo nta mbabazi isi igira. So rero niyo mpamvu ngewe nashimishijwe neza yuko hano mu isi, waba ucumbitse, waba uri umupangayi, waba warubatse, ntabwo ari iwacu. Aha turi abagenzi, kandi dushime n'Imana yuko yadutekerejeho ikatuzirikana, ikavuga ati abantu ntabwo bazababarira muri iyi si. Uribuka ukuntu kubona ubukode, amafaranga y'ubukode ukuntu bikurushya, wibuka ukuntu kubaka inzu utakaza amafaranga menshi n'imbaraga nyinshi n'icyuya cyinshi urimo kubaka inzu uzabamo. Ariko none ibaze ku Imana yadutekerejeho, Imana ikadutekerezaho ikatwubakira. Hariya aho tuzaba tunezerewe turi mu mazu meza cyane, wenda wasanga azaba yubatse muri zahabu, wenda uzasanga yubatse muri diyama, nta wamenya, kuko umugambi Imana idufitiye ntabwo ari mubi. Umugambi Imana itugirira ni umwiza. Twebwe gusa twite mu gufasha abantu, mu kwita ku bandi, kutasumbanya, kutagira ubusumbanya. Ahasigaye Imana izatwijyanire twese turi amahoro, noneho tujye gutura muri ayo mazu yacu nta kibazo dufitanye n'isi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nshuti yanjye nkurikiye uyu munsi, nagira ngo nkubwire ngo
duharanire kugira ngo tuzabe muri ariya mazu. Turabiharanira gute rero? Ni ukubana n'abandi bose amahoro, ni ugukura urwango mu mutima wawe, ni ugukura ubugambanyi mu mutima wawe, ni ukugaburira umukene, ni ukugaburira, nababwiye ko imirimo dukorera aha ku isi ari iduherekeza, ni ukugira gute? Ni ukwita ku muntu utishoboye, aho ngaho uzaba urimo kwiyubakira iriya nzu. Ndagira ngo nkubwire rero ngo duhumure, two gucika intege. Wowe wajya gutekereza ukahangayika, ugahangayika kuvuga uti abandi se mama yo barubatse, naho ngendirwa mbunza akarago ku mutwe, abandi se maye ntabwo banyagirwa, njyewe ndanyagirwa. Ndagira ngo rero nkubwire ngo tuza, shyira umutima hamwe, kuko dufite Imana yaduteguriye aheza. Ya mazu ntituzi bizaba birimo, nta muntu wagiye ngo agaruka tubwire, ariko niba tumaze kumenya ko umugambi w'Imana kuri twe ari mwiza, ntabwo tugomba guhangayika. Uwo unyumva uyu munsi wabuze amafaranga y'ubukode, iturize wicecekera ubyereka Imana, uyibwire uti Imana urabona ukuntu bimeze, ariko uzirikana uvuga uti hari inzu wanyubakiye. Yesu yagiye yavuga ati aho ngiye kuba hari amazu meza kandi menshi, kandi aho nzaba niho muzaba. Uhite wibutsa Yesu uti Yesu, nubwo nabuze amafaranga y'ubukode, nubwo barimo kunyirukana mu nzu, nubwo bimeze gute, mfite ibyiringiro yuko nanjye uzanjyana nkajya gutura mu nzu utazanyishyuza. Ayo ni amazu umwami Yesu atazatwishyuza, ayo ni amazu Imana itazatwishyuza, ayo ni amazu tuzaba twishimiyemo twese. Umuntu wese wumva wahangayitse akaca mu buzima bugoye cyane, ni amazu tutazishyuzwa. Imana ihabwa icyubahiro. Mubwiwe ko ari menshi, mubwiwe kandi ko ari meza, tubwiwe ko ari naho eregani, naho ubuzima bwacu buzarangira. Hano ku isi turi abagenzi. Niyo mpamvu rero umutima wanjye umbwiye ngo tuza, tuza uryame usinzire, uzi ko hano mu isi atari iwanyu. Urye, wishimishe, winezeze, ugire life ya yindi yo mu rwego rwo hejuru. Ushaka uce ku bantu basuzugure, nushaka ugira gute, ndagira ngo nkwibutse ngo aha mu isi ntabwo ari iwacu, dufite aho twateguriwe. Wanyirataho, wanca amazi ngo kariya nikagira aho kaba, ngo cyangwa se wenda nundi nawe wahagarara akavuga ati aha abandi bose Mana yanjye. Umva reka nkubwire, wivuga byinshi, ibuka ko dufite amazu twateguriwe tuzabamo. Nshuti yanjye, Imana iguha umugisha cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo bamahoro, wumve ko aha mu isi atari iwacu, hari ahandi twateganyirijwe kandi heza. Ndagusezerera nkubwira ngo amahoro y'Imana abane nawe, ukomeze ubane n'abandi bose amahoro. Wibuke abakene, wibuke imfubyi, wibuke abapfakazi n'abandi bose batishoboye, ubona ko ugomba gufasha, ubafashe, kubera yuko n'ubundi ni hahandi ntabwo amafaranga uzayajyana. Iyo myambaro wambara ntuzayitwara muri ariya mazu turimo kubakirwa. Yewe n'ibyo bintu byose ufite nta na kimwe uzajyana mu ijuru, hariya muri ya mazu yacu yo mu ijuru. Gerageza ubibanemo n'abantu bose amahoro, uhahira abantu bakennye, wambika abambaye ubusa, ugire gute, wubakire n'abantu hano, kuko n'ubundi ni handi iyo wubatse ntabwo uzayijyana. Niba ufite etaje ifite imiryango igera mu 10, ifatamo umuryango umwe base utangemo icyacu, ucumbikira umukene, kuko n'ubundi ni handi iyo miryango ntabwo uzayijyana, kuko hari andi mazu turimo kubakirwa mu ijuru. Niba ufite ubushobozi, genda mu cyaro ubakira umukene, ugonde niyo byaba ibyondo, ubimwubakire, ushyiraho amabati 10, 5 cyangwa se 20 cyangwa 50, hanyuma ube ugize neza, ube wiyubakiye mu ijuru. Tuko tumaze kumenya yuko ibyo dukorera, imirimo dukorera ku isi ari izaduherekeza, bikwigishe yuko ugomba kubana n'abantu muri uwo mugisha wawe, ukabahaho nabo bakarya bakumva ukuntu babaye. Ahasigaye ukaba urimo kwiyubakira iriya nzu yahariye. Imana ibaho umugisha rero. Ngaho bye bye, naho ubutaha.